ujya ukenera kugura telefone ya okaziyo nzima ukabura aho uyigurira? Igisubizo cyabonetse. Network Service Corp Limited tubafitiye telefone, televiziyo, radiyo ndetse n'ibindi byinshi bya okaziyo. Ducuruza piyese zabyo ndetse turanazikanika. Dusange Gatsibo Rwagitima, ni ku muhanda ahagana kuri betingi. Uzahasanga icyapa cyanditseho Network Service Corp Limited ndetse n'ibyo dukora. Uzaduhamagara kuri telefone 0788 38 64 76 4 cyangwa 0788 46 79 41 2 ndetse na 0788 97 099 Network Service Corp Limited, igisubizo ku banyarwanda. Nzara ndumva imeze nabi kandi mvuye ku ishuri. Saa sita ndagikira. Aho waje gusura amafuri na ndekwe. Sinabona icyo kurya iwabo. Naguruke nje kubasura. Rero nshobora kugira icyo mbona iwabo. Ntabwo nagera aho muri icyo pampa. Ubwo ibyo ntabyo ntabwo uzi se ko Petit Frere asangira na Grand Frere. Ntabwo njye nasangira nawe. Okay. Reka nkubwire, Oui. nimba ubikeneye ujye umbwira sinzakubuza, ujye uzana icyana mani wirinde, ariko kumbwira ngo tuzasangira, no, never, ntibishoboka. Nese kubizima ababyeyi bacu baduhaye ifadisi mutoya. Urabona nzajye mbona wamuzanye nanjye nza n'uwanjye. Oya wapi, ibyo ntibishoboka. Wowe nujya ujya kumuzana ujye umbwira, sinzigera nkuraburiza, nubwo nzigera ngira biteraho komera. N'ababyeyi ntibazanabimenya ko ibyo bintu ujya ubikora, ariko mwana wabikora utabikora umenye ko icyatuzanye ari ukwiga, tugomba gutwara amanota meza. Ase Karongoro. Meze bite se mwana? Nari bibushite umeze neza se. Narenda aho mwana. Ni karibu hano mu nzu. Nari mwana. Nzi cyane rwose. Ni cya gipeti se ujye ubwira mwigana. Dore uyu nguyu niwe twigana. Najya uyu niwe bitaga ndekwe. Bamwita ndekwe. Ubundi ababyeyi bawe nta kintu bakumara kuba ufite akinzara buri gihe. Bacu ni nkaho ntabare. Wabahamagaye se ukumva icyo bakubwiye. Halo. Ariko mama, wambwiye ngo uraza kunsura, wenda basi wanyereje n'uduceri two kujya k'inzara imireye nabi ko. Unyangiye bigeze aha ngaha. Nabwo bitewe n'iki ko? Inzara imereye nabi, n'igihe nje kubasura mu rugo sinababonye, wanze no kunyohereza uduceri two kujya n'imbanza kuza kundeba. Ngabikore ntari binyiho. Mama agiye kuyohereza ndayajya mva nta miyaga ndayashiriramo. Ndabizi mama ntabwo araja munsi ya 20. Akoze. Ndeba usohoka mu nzu ugiye. Umuntu ujya gusura. Atugendere mu kibazo. Ako madam. Uyu mukobwa agomba mbona agenda buri munsi. Babarira Aba yakubwiye impamvu aba yabwiye ko agiye gusura abashuti. Bashuti bahari. Abasore nabo baca baza hano bagiye gusura. abo bashuti be ntazi ntabwo byemera. Kandi ubazi ari abo bakobwa ba hano hirya bajya bajyana ku ishuri. Ntacyo turaza kubiganira urabimbwira neza ntabwo. Asegase wowe ubona Shakira mukuru wacu yagiye reba akazi kose nitwe twabikoze.
ubwo ngubu koko tugomba kubwira ababyeyi bacu natwe bakajya bareka sibwo se madamu numva ko ndimo kumva hariya abana barimo kwitonganya habaye bariya niko babaye n'ubundi basubira mu rwabo ahubwo nari nibagiwe no munsi ndajya kwishyura ndajya umwana ese amafaranga tumuhaye ejo bundi yari ayamaze yego kuba mu mujyi ntabwo uzi ko bigoye ni ukurya uhashye aharara ni ukuyishyura noneho wakubitiraho n'inzara yateye ibintu bigahenda amafaranga yarashize akura he noneho badi yashake ndari nabonye makeya unshakire igigenda neza wari wabonye angahe nari nabonye 15 ubwo harabura ntaribi kanze nisake ndebe ko ngirayo mbona bujyanye ayo ngayo nta kibazo yo kumureba umuhungu wacu rega hariya hantu habaye inzara cyane habaye inzara ndabizi natwe twarizerega ngira ngo nawe urabizi inzara nta kibazo rwose ndaje nyarebe alo yari bimeze bite ariko se ko wambeshe kuko nicaye mu nzu ndarambirwa none dore naje no kwicara hanze ugeze se shu ashere nta nubwo narinzi ko wambabariza umutima bigezaho watebutse koko base negereze nk'iminota ingahe sheri ngotebuka nta kibazo ubwo reka nyitegereze ariko mbabarire ntiwongere kuyirenza sawa sheri urahageze noneho ni karibu ashobora wanindiye reba ahantu hose mba nambaye nta n'agatike uba wamaye ariko sheri noneho aho ngaho niba utsindiye gusa ariko noneho nzajya nikoherereza ariko wari umeze neza sheri shana rimeze neza nari ngukumbuje umva simurengera nawe se ujya mwombara nawe kuba mbere nagukumbura se nagukumbura naza kukureba gusa mba nishimiye nuko uje no kuwusura urumva kandi ikindi njyewe urukundo mukunda urumva nanjye nta kuntu natagerageza kurukugaragariza urumva nanjye mbaye nagukunda nanjye namera nka ba bandi nyine nkagutererana cyangwa se wampamagara nanjye fone nkayikura ariko bitewe n'urwo ngukunda ndetse nabimukora none icyongeyeho ngeyo nguguze nk'umunsi umwe mba numva mbangamiwe ndumva sindarana neza n'ukuri kw'Imana ubu rwose umugabo azigo nagiye kureba umusore mubaze iki se ubwo reka nje kwirebera wa musore kanamuhamagaye ndumva nabuze iwabo kadafata fone bwawe zuba ari hehe halo sheri ko nakubuze uri he mpagaze ku irembo sinzi nimba ari uba cyangwa ari ahandi tebuka ndagukeneye nta kibazo reka nicare ku gafondasiyo mbona hano uzi njyewe se ahubwo uratinze cyane sawa wahageze sheri ntahangaha uba nahangaha uzi ko nari ngukumbuye muri njye se nari ngukumbuye sheri yewe reba igihe cyose gishize uyoboye ko ufite umugabo uriya se ntacyo amariye ni wowe unyuze ntacyo amariye nzaza mupfubura nta kibazo sheri nzaza mupfubura ndagukumbuye cyane ubwo cyane reba kuva cyagiye yaciyeho amezi 5 ko tumwe numva mbishaka we wamaze ubwo nanjye ndabishaka sheri mbega byiza uzi yuko uzi igihe bizi njyewe ukuntu nari ngukumbuye sheri Museka arangura umwana bimeze bite ni samani
none se hano uragenzwa n'iki? yewe mu nda ndumva meze nabi rwose, ndumva wamfashe ikintu cyo kujya ababyeyi banje banze kuza kunsona n'izi saha. Mbese hano turifarije sibone ntomwe mwana ese urarunguruka urebamo iki hano mu nzu? Hari icyo wabikijemo? mumfashe rwose wenda ndebe ko nakubonera icyo kurya. Urasanga abantu biryamiye ukabakangura uhonda inzugi ngo nta soni ufite? Nese ababyeyi bawe hano niho iwabo? Wikanze hano ari iwanyu? oya ntabwo ari Ako iwacu. wagiye ugira disipurine ukagenda ukakomanga n'ahantu wabanje aya ntwese ubu nimba nk'amazi ikibazo. ibyo bintu ntabwo ari byo, hano ntabwo turifarije, nushaka wigendere. Ikibazo ariko ubundi ikibazo mwana mama amaze iminsi yaje kunzi abadata we ibi ni ibiki nyagasani mana yanje we urareba iki hano mu nzu ariko si wowe reka ndebe mu nzu we abadata we ndebera pe ibi ni ibiki mbonye abanyarwandakazi mana yanje we ibi ni ibiki koko ibi ni ibiki mana yanje koko mana yanje koko ibi ni ibiki kuko narinzi kuri inshuti yanje ibi ni ibiki nkureye koko mana yanje mafurizi none uriya muntu ndi kureba nini uriya muntu ndi kureba uriya muntu si mama si nyoko reka nje kureba wamba buriya nkinjira kuko nkaja kureba ibintu nkorera ni ibiki ibi bintu koko papa arabizi ibi bintu papa arabizi koko kanzamuhamagare we akwica noneho kwica papa ibi mubaho ca kanza nkwereke gira vuba usakuza ugenda ariko si waretse se mama simufatiye hano nyoko se simufatiye hano gira vuba ugende mpamagare papa mana yanjye kanje kumuhamagara igihe cyanjye kirageze ko uburaya buragakoze. ibintu umuhungu wanjye ambwiye nsanga ari byo sha madamu ndamurobora. ni hano bari ni hahandi bari reka nze mpamagare na mushiki wanjye turebe ibiri kubera. muhamagare nawe mubwire ni gute mama cyaje aje guca inyuma kubera Nasoni mufite ngaje mfana na mushiki wanjye arimo we mana we reka murebe ariko si wari numvise kwitabira mwinyi papa wabibonye ko arabibona ibiki ndebera rwose ako mwagiye mukura Mungu agahinda karanyishe pe. nashatse nabi iyo ndeka ko washatse nabi ni ukuri washatse nabi uza ahantu umusanze ni kwa ahangaha se nyine urabona ari kwa mwana we umwe n'umukobwa wanjye ngo ndararya mama urantunguye urantunguye ntabwo nzi reka mubwire bisa neza usigaye usigaye ugutereka yego uyu ni washinga ukambeshya rwose ariko jewe muri kibazo garakura ari we kubika umutwe ariko mana yanjye mumureke ugerageza utangiye kuzana abo babyeyi banje barabizi ndebera kuko marika gahinda gashira bake we nyina kuko agahinda gashira ubu numiwe mana urumva wumva ibiki uzajya ushaka udashoboye gukora akazi bajye guhiga nese ubu nk'uyu yaje kwenda umva mubwire sheri nako madamu umbwire iki guhera uyu munsi iyi saha uyu munota n'iri segonda ntiwongere kungarukira mu rugo mugumane nabirenze ugende kuko ugomba gufata umwanzuro ahubwo watwitaye mwana ibi bintu ntari byo jewe garafu rero ubimenye ngomba kuza gukoringa mana na papa kandi uzabibona abagore b'iki cyangwa bazana inzu yanjye jyenyine nanjye njye nigenga wowe rishyashya se kagasuzuguro utangiye kuza agasuzuguro ke no kuri garafu rero sinzakubaha bigeza nta soni ufite uwo mukobwa reka nijeka turangiriye nakunde nyine yewe mirangiriye ahangaha nyine ubu se ndataje urageze birangiye umenye ko ndi umunyeshuri gikeneye kwiga ndawe noneho nderekeza he umenye ko uko wamaga niko hagana abandi n'ikintu imbere ubundi se cyo kimaze iki ibyana ni byinshi zakomeza njye n'ibindi icyo nashakaga nakibona nagenda najyana ibye